se ukajyana indabyo ku muntu wawe witabye Imana ugiye kwibuka. Ndetse no mu gushyingura dukunda kwitwaza indabyo kazijyana kazishyira ku mva y'umuntu wawe witabye Imana. Ikikwereka ko za ndabyo zifite akamaro nuko hagize umuntu uzihakura umaze kuzishyira ku muntu wawe washyinguye akazihakura, uwo muntu yaba umwanzi wawe, ubona ko agukoreye ikintu kibi cyane. Kubera iki? Za ndabyo ni umuti. Za ndabyo ni umuti utuma umubabaro umuntu yari afite ugabanuka. Niyo mpamvu iyo uzijyanye ku muntu witabye Imana nibura uba wumva uruhutse kubera ko umuhaye za ndabyo. Ni umuhuza rero kandi ni umuti. Ndagushuje cyane, nizere ko umeze neza mu byo urimo byose. Imana ikomeze ikwishimire. Kwaha ikaze rero kuri channel Master Chef TV2. Njye ni Ntakirutimana John cyangwa se Master Chef John. Uyu munsi rero ni ikiganiro cy'ubuzima. Dusanzwe kwiga guteka, tugateka amafunguro agiye atandukanye ndetse n'ikiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi rero turarebera hamwe ku ndabyo. Indabyo zifite akamaro gakomeye cyane. Niba utari ubizi, indabyo burya ni umuti uvura, cyane cyane kuri mwebwe muzizi cyangwa se mwazihinze, cyangwa se mwebwe mukunda gutemberera aho ziba ziri. Indabyo rero ni ingenzi ku buzima bwawe, ku buzima bwacu, ku buzima muri rusange, kuko indabyo zigiye zifite umuti ugiye utandukanye. Mbere na mbere hari umuti uturutse ku ndabyo wo kwishima ukanezerwa. Hari kandi umuti utuma umuntu wari ufite umubabaro ugenda burundu. Zigabanya umubabaro rero, cyane cyane iyo zirimo azireba azitegereza, zigabanya umubabaro. Kandi zituma umuntu agatekereza neza bitewe na za ndabyo. Zituma umuntu kandi agatuza rwose, akamererwa neza. Kandi zituma nanone umuntu abasha kuruhuka neza, kuko indabyo ni nziza cyane. Burya iyo uzifite iwawe mu rugo ukazidekora mu nzu, hari abantu benshi usanga baba bazifite mu nzu, urubaraza, muri jaridi. Burya nuko ziba zibafitiye akamaro, kandi ako kamaro ziba zibafitiye nibo baba babizi. Wowe yenda utazikunda cyangwa se utarigeze uzihinga, nawe ukangurira kujya uhinga indabyo, kuko ni nziza cyane. Indabyo ugahinga ibimera iwawe mu rugo. Waba utanabifite ugashakisha ahantu zaba ziri ukajya uhatemberera wowe ubwawe. Indabyo kandi zitera ibyiringiro, ukagira ibyiringiro muri wowe, kandi zikanagutera kuraje. Indabyo zituma ziguhuza n'umuntu wawe ukunda cyane. Akamaro k'indabyo ni kenshi cyane, harimo uko kwishima, uko kugabanya umubabaro, gutekereza neza, gutuza, kuruhuka, umutima ugatekereza neza, kugira ibyiringiro, harimo na kugira kuraje, ukumva ufite kuraje. Burya kwishima, kugira ngo mbikubwire muri makeya, iyo witegereza za ndabyo ukazitegereza neza, ukazibamo, cyane cyane bariya abantu baba bazikora, bazitera, bariya bazigurisha, cyangwa se uzitera muri jaridi yawe mu rugo. Iyo uzirimo, uzireba, uzitegereza neza, zituma wishima ukanezerwa. Ndetse iyo uzireba, uzitegereza, zigabanya umubabaro uba wirirwanye nawo wose, umubabaro uba ufite. Iyo uri mu ndabyo, umubabaro wawe uragenda. Ariko ibindi kubibwira wowe ukunda kuzihinga cyangwa se uzibamo buri munsi muri jaridi wateye. Indabyo rero ni nziza cyane, zituma wishima ukanezerwa, wababaye rwose ukishima. Zigabanya rero umubabaro. Birumvikana iyo wagize agahinda, wagize umubabaro uri muri za ndabyo, umubabaro uragenda. Ahari ushobora kutabyumva, ariko niko bimeze. Cyane cyane uwabimenya ni wa wundi uzihinga, wa wundi uzitaho, arabizi, azi akamaro kazo. Kuko iyo uri kuzitegereza, ureba amabara yazo, ureba uko zimeze, ureba uko zingana, umubabaro wawe uragenda rwose. Kandi zituma utekereza neza, ugatuza. Iyo warujagaraye, ufite stress, uri mu mihangayiko, iyo uri mu ndabyo uzireba, zituma utuza kandi ugatekereza neza. Ikindi kandi indabyo zituma uruhuka. Nkuko nabikubwiye, ibintu by'ingenzi bituma cyangwa se bituruka
mu gukunda za ndabyo bituruka mu kuba muri za ndabyo bitewe n'abantu bazitunze mu rugo cyangwa se mu majaridi, mu busitani. Kugira ngo murabizi ko hari abantu baba bazifite, mwebwe muba muzifite muzigurisha mu busitani. Kugira ngo murabizi ko burya iyo uzirimo uzitegereza wumva umuhangayiko wagiye. Indabyo uburyo ziba ari nziza, burya hagati y'umuntu n'indabyo, burya za ndabyo ziragenda zikaba umuhuza. Nicyo kikwereka ko indabyo ari ikintu cy'ingirakamaro cyane ku buzima bw'umuntu. Iyo rero burya ufashe indabyo zawe ukazishyira inshuti yawe, ukazishyira umuntu ukunda, ziba ziri hagati, burya ziba zabaye umuhuza hagati yawe na ya nshuti yawe. Niyo mpamvu akenshi zikunda gukoreshwa ahantu henshi cyane. Zikunda gukoreshwa cyane cyane mwebwe nkumi n'abasore, ukazishyira sheri wawe, ukazishyira inshuti yawe, ukazijyana. Burya kwitwaza za ndabyo uzijyana ni ukugira ngo nuzigezayo zigufashe kugira ngo wa muntu wawe, ya nshuti yawe igire ibyiyumvo byo kugukunda. Niyo mpamvu usanga indabyo ukazitwaza ukazijyana kenshi. Kugira ngo murabizi ko n'abashakanye akenshi hari igihe ugira gutya ukavutireka ntungure uwo twashakanye mushyire indabyo. Burya iyo uzijyanye ukazijyana yaba ku nshuti yawe cyangwa ku uwo mwashakanye, iyo uzijyanye ni uko ziri hagati yawe n'ukunda, kugira ngo wa muntu ukunda akwiyumvemo kubera za ndabyo. Za ndabyo rero ni umuti. Murumva ko harimo ikintu kibahuza kubera ko ari nziza kandi ari umuti. Zibahuza kugira ngo urukundo rwanyu rukomere kandi rusage. Ni ukuvuga ngo kandi uzanarebe n'iyo waba urushyiriye sheri wawe cyangwa se umukunzi wawe, nubwo yaba atagukundaga, muri ako kanya agira ikintu cyo kugukunda. Akavuga ati ururabyo ubwo ruje, muri ako kanya nibura nubwo atagukundaga, yenda akaba afite abandi akunda, muri ako kanya agira icyiyumvo cy'uko wamutekereje. Rwa rurabyo rero rurabahuza rukagira rukuruzi, ikaza hagati yawe nawe, bigatuma musa nkaho muhuza kubera za ndabyo. Indabyo rero ni nziza cyane. Nubwo yaba atagukunda, muri ako kanya asa nkaho yumva agutekerejeho cyane, wamara kurujyana rukongera cyangwa se akongera agatekereza kuri wa muntu we yakundaga mbere kubera ko warumuhungishije. Indabyo rero ni nziza cyane. Indabyo ikindi zivura umuvuduko w'amaraso. Iyo uzirimo, iyo wazifashe ukazidekora iwawe mu rugo, ukazitegura ku rubaraza, ukazitera ku bwinshi, zivura umuvuduko w'amaraso, amaraso yawe akagenda neza. Impamvu ni uko witegereza za ndabyo, amabara yose agiye atandukanye, nuko zigira icyo zimumarira ku mutima. Yazireba akagira ibyishimo n'ibyumvo by'uko ari kureba za ndabyo zitandukanye, bigatuma amaraso yongera akagenda neza. Kikwereka kandi akamaro k'indabyo. Burya murabizi ko indabyo cyane cyane turavuga izi zera indabyo, ntabwo ruribwa pe, kandi iyo waruciye rumara igihe gitoya. Iyo waziguze hahandi tuvuga izi zera indabyo utatera, iyo waziguze ukazihabwa n'umuntu zimara igihe gitoya, ariko ugasanga abantu baraziha agaciro gakomeye cyane. Icya mbere ntiziribwa, ariko umuntu rwose akazikunda, akumva kuba afite indabyo binejeje umutima we. Ndabwira cyane cyane wowe ariko usanga uzikunda gake gakeya. Nawe utazikundaga ugomba kuzikunda kuko ni nziza cyane, zizakugira akamaro gakomeye cyane. Iyo umuntu arguhaye ukumva uranyuzwe, ukumva urishimye, kanyamara zipfa vuba. Ikindi nk'uko nabikubwiye, indabyo ni rukuruzi hagati y'umuntu ukunda kugira ngo mubashe guhuza. Za ndabyo ni nziza cyane rero. Indabyo ubundi, inzuki urazizi, twese tuzi inzuki. Mpamvu indabyo ari ingirakamaro ni uko ubuki turya dukoresha, kandi murabizi ko ubuki burya akenshi abantu bakunda kubwifashisha mu bijyanye, iyo utemerewe kurya isukari ukoresha ubuki, kandi ubuki burya ni n'umuti. Tuzabyiga, nzabibabwira mu minsi izaza. Ubuki ni umuti. Bwa buki buva mu ndabyo. Inzuki ziragenda zigahova muri za ndabyo, zigakuramo ubuki, kuko muri za ndabyo haba harimo icyo ubuki, uko ubuki bukorwa, haba harimo ubuki. Inzuki zigenda zigahovamo, zigakuramo utuntu tuzarema bwa buki, maze inzuki
zikabujyana zigakora bwa buki tubona buri munsi. Murumva ko indabyo rero zigira akamaro gakomeye cyane. Ubuki ni bwiza, ni umuti nabibabwiye, nabikubwiye wowe ukurikiye kuri Master Chef TV2, uturuka ku ndabyo. Indabyo ni nziza rero, zifite akamaro gakomeye cyane. Ikindi indabyo cyane cyane bano bantu bakunda kuzitunganya, indabyo zibafitiye akamaro kuko bazikuramo amafaranga. Bano bazihinga ku muhanda bazikuramo amafaranga, ukagenda ukabagurira. Urumva ko zifite akamaro kuko iyo ziteye zikaba nziza, abazikunda baraza bakazigura bakagusigira amafaranga. Indabyo zikunda gukoreshwa mu birori bitandukanye, uragenda ukazigura ugatanga amafaranga. Wa wundi wazikoreze neza, uzitaho, uzikunda, akabona amafaranga. Indabyo ni nziza cyane rero. Indabyo dukunda kuzikoresha mu bijyanye no gutabara umuntu, mu bijyanye n'ubukwe, mu bijyanye no kujya gusanga wa muntu wawe ufite akamaro, cyangwa se ukajyana indabyo umuntu wawe witabye Imana ugiye kwibuka. Ndetse no mu gushyingura dukunda kwitwaza indabyo, ukazijyana ukazishyira ku mva y'umuntu wawe witabye Imana. Ikikwereka ko za ndabyo zifite akamaro nuko hagize umuntu uzihakura, umaze kuzishyira ku muntu wawe washyinguye akazihakura, uwo muntu yaba umwanzi wawe. Ubona ko agukoreye ikintu kibi cyane. Kubera iki? Za ndabyo ni umuti. Za ndabyo ni umuti utuma umubabaro umuntu yari afite ugabanuka. Niyo mpamvu iyo uzijyanye ku muntu witabye Imana, nibura uba wumva uruhutse kubera ko umuhaye za ndabyo. Ni umuhuza rero kandi ni umuti. Urazijyana ukazishyira ku mva, amara kuzishyira ku mva ukumva urahembutse, ukumva umuntu wawe umuhaye ikintu cyiza. Burya wa wundi witabye Imana nta kintu abazi, ariko muri wowe agahinda karagabanuka, kagashira, kakagenda, umuntu agataha kubera ko wamuhaye za ndabyo. Kanyama ntabwo wazimuhaye mu ntoki, nuko wazishyizeho ku mva ye gusa. Ni rukuruzi rero, ni rukuruzi ituma akababaro kawe gashira, agahinda kawe gashira, ibitekerezo byawe bigashira, kubera ko ari umuti ukomeye. Zikunde none rero, indabyo ni nziza, uzimenye uziteho. Burya indabyo ziri amoko menshi atandukanye. Hari indabyo z'ibibabi zitandukanye, amoko yose agiye atandukanye n'izi ngizi. Hari indabyo ubwoko bwinshi kandi bw'amabara menshi. Izo ndabyo z'ibibabi akenshi ukunda kuzifata, ushobora kuzifata ukazitera. Z'ibibabi ushobora kuzifata ukazishyira mu nzu yawe, ugashyiramo amazi imbere, ugashyiramo utuntu tw'utubuye cyangwa se ibitaka bikeya, ubundi ugataka inzu yawe kandi ikamera neza. Ku buryo umuntu wese uje ageze iwawe muri salo arangarira za ndabyo, akumva arahumeka neza, akumva amerewe neza kubera indabyo ni nziza cyane. Iyo ahageze araruhuka kandi akumva aranezerewe. Jya uzikoresha rero mu buryo butandukanye kandi wite kuzitera. Indabyo ni nziza cyane, ziba zihumura kandi zimeze neza. Zikunde amoko atandukanye, amoko menshi y'indabyo. Muzihinge ku bwinshi niba ufite jaridi, kandi ujye uzitaka mu nzu yawe. Fata umuryango wawe, inshuti yawe, mujye mutemberera ahantu bahinze indabyo cyangwa se hari ubusitani, muzaruhuka mumererwe neza. Burya akenshi kubera akazi twirirwamo, ushobora kuba wirirwamo wananiwe, uzajye ufata akanya utemberere mu ndabyo, cyangwa se ufata akanya uzihinge nawe ubwawe aho utuye mu busitani niba ubufite. Utere indabyo ku bwinshi kuko ni nziza cyane. Akenshi usanga zifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo mwese murabizi nkuko nakomeje kubikubwira wowe uri kuri Master Chef TV2. Ikindi nakubwira, nubwo indabyo zigira akamaro ku buzima bwacu, nazo iyo uzirimo uzitunganya zigira icyiyumvo cy'uko uri kuzitaho maze zikera. Ntibizagutangaze yuko ushobora gufata indabyo uzikuye ahantu runaka, uziguze se ukaba ugiye kuzitera iwawe ntizigukundire kwera.
ntizigukundire, ugasanga zanze kuba nziza, zimwe zikuma izindi zikaba mbi. Burya biba byatewe n'uko utazihaye keya. Nazo rero zigira ibyiyumvo by'uko uri kuzitaho, nk'uko nazo zikugirira akamaro ku buzima bwawe. Bariya abantu rero bazicuruza baba bazifite mu busitani, ku mihanda, ahantu hagiye hatandukanye. Burya impamvu ziba nziza nuko bazihoramo buri kanya, bazitunganya bareba ikibazo zaba zifite maze bakagikemura. Nazo rero zikabatunganira zikaba nziza. Utazitayeho rero ngo uzimenye, uzitunganye, uzihe iyo fumbire, uziha ayo mazi, nazo ntabwo zabaho, nazo ntabwo zamera neza. Uko uzikorakora ziba zikumva rwose yuko uri kuzikorakora, nayo mpamvu nazo zikugirira akamaro ku buzima bwawe igihe cyose. Hinga cyangwa se tera aho bishoboka, zitake mu nzu yawe, ujye uzitaka ku rubaraza. Jya usura kenshi ahantu hari ubusitani, hari indabyo, bizagufasha, bizakuruhura cyane. Hano rero uracyari kuri Master Chef TV2. Kora subscribe, utanga ibitekerezo, kore share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, cyane cyane mu kiganiro cy'ubuzima ndetse no guteka. Insanganyamatsiko yacu yavugaga ngo ururabo rwo mu ishyamba n'akamaro keza izo ndabyo zifite. Impamvu nuko burya Imana ijya kurema yaremye ibimera burya nabyo burya kubera ko bari ibimera, mbere yuko ibimera cyangwa se igihe bya bimera byeze byera imbuto cyangwa se bikera indabyo. Iyo byeze indabyo rero izo nizo ndabyo tuba turi kuvuga, ururabo rwo mu ishyamba, kuko Imana yaremye ibimera ikarema ibiti, kuko Imana yabonaga ko ari byiza kandi yarabiremye kugira ngo umuntu azabitegeke. Niyo mpamvu rero indabyo ari umuti ukomeye cyane ku buzima bw'umuntu, nk'uko nakomeje kubikubwira. Iyo usomye mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 11 haravuga ngo ubutaka bumere, ibyatsi nabyo bimere. Hari amagambo meza cyane, uzasome uzayibona. Nuko Imana yabonaga ko bya bimera n'ibimera bizataka isi ikamera neza bitewe n'ibimera, bitewe na za ndabyo. Niyo usomye rero muri indirimbo ya Salomo, naho hari amagambo meza cyane ajyanye n'indabyo, kuko indabyo ari umuhuza w'abantu bose. Uzasome muri Salomo igice cya 7 umurongo wa 13 kugeza 14, niho uzasanga amagambo meza cyane ajyanye n'indabyo, ukuntu ari nziza cyane. Ndagushimiye wowe twari turi kumwe, ndagushimiye wowe wari ukurikiye kuri Master Chef TV2. Iki cyari ikiganiro cy'ubuzima, uko nakubwiraga akamaro k'indabyo, kandi rwose uzazihinge, uzakore akajaridi iwawe. Niba utanafite naho watera izo ndabyo, ujye ugira igihe kimwe usure abazifite cyangwa se utemberere aho baziteye, kugira ngo uruhure ubwonko bwawe, uruhuke, ugire ibitekerezo byiza, ugire ibitekerezo mbese ya mavunane yose agende burundu. Indabyo ni nziza cyane, ugomba kuzikunda, nawe utaruzizi zikunde kuko ni ingirakamaro. Nawe ubutaha rero nari Master Chef John, gushimira wowe tubana hano umunsi ku munsi. Bye bye rero, shalom shalom.
Thank you.